niba inyanja yihindurije ikaba imeze nabi ikabona yazikutse, umuyaga nuhuha cyane, ubwato bugateraganwa hirya no hino, ntugire ubwoba bw'urupfu. Imana ishimwe, kubera ko Yesu ntabwo yavuze kuzarohama. Yesu ntabwo yavuze kuzahera mu mwijima. Haleluya. Ahubwo Yesu yaravuze ngo ngwino wowe nanjye tujye hakurya, twambuke tujye hakurya. Imana ishimwe. Haleluya. Aravuga ngo niba umutima wawe uri ampene, ufite agahinda, uri mu mubabaro, niba umubiri wawe urwaye, urimo usufra, aravuga ngo ntugire wizere Yesu kuko agukunda. Imana ishimwe. Wizere Yesu kuko agukunda. Hanyuma igice cya nyuma kikavuga ngo niba bibayeho muri uru rugendo urimo, niba bibayeho mu nzira yawe uri gucamo ya buri munsi, bikaba ngombwa kuhura n'umwanzi, ugahura n'ibikurushya, ugahura n'ibikuvuna, ngo ntube mu gushidikanya, wowe wizere Imana kubera ko Imana ikunda abana bayo. Haleluya. Turamburire Yesu wo gushima. Yesu rero nabaha umugisha. Twasomye amagambo ngo bugorobye, ngo Yesu ngo abwira abantu ngo twambuke tujye hakurya. Nuko ngo arambuka n'abigishwa be, ariko ngo igihe kigeze ngo ishuheri y'umuyaga iza kuza, umuraba uba mwinshi mu nyanja, ngo bigeze aho ubwato ngo bwenda kurengerwa. Ariko Yesu nubwo yari ari muri bwa bwato, ngo yariseguye neza, arangije arisinzirira. Hanyuma rero babonye bimaze kubacikana, ngo baramukangura baramubwira ngo ariko koko mwigisha, ntabwo ubyitayeho, nta kintu na kimwe bikubwiye, turimo turapfa. Imana idufashe. Noneho ngo akangutse acyaha umuyaga, ngo arawubwira ngo ceceka muyaga we tuza. Ndatura ngo ibigaragara nk'imiyaga n'imirama mu buzima bwawe, Imana ibiturishe mu izina rya Yesu. Amen. Ndatura gutuza kw'ibyakurushyaga, ndatura kuri wowe gutuza kw'ibyaguhagarikaga umutima, ngo bituze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Nuko ngo umuyaga uramwumvira, uratuza, ngo inyanja iratungana, ngo arababaza ngo ariko koko ni iki cyari kibateye ubwoba? Kugerana n'uyu munsi n'igihe twabaniye ntabwo murizera. Nuko ngo baratinya, baratangara, ngo baravuga ngo ariko se uyu muntu ninde utegeka n'inyanja ngo ikamwumvira? Barumirwa, baratangara. Imana nishimwe. Yesu ategeka inyanja, Yesu ategeka ibimeze nk'inyanja, Yesu ategeka ibimeze nk'imiraba. Haleluya. Bikamwumvira. Amen. Amen. Kuri uyu mugoroba rero, uriya munsi ngo bwari bugorobye, abwira abigishwa be ngo twambuke tujye hakurya. Umuntu witwa Kaneza Diane yafunga mikrofone ye. Imana imuhe umugisha. Bwari bugorobye ngo abwira abigishwa ngo twambuke tujye hakurya. Haleluya. Ndagira ngo kumundire dusome mu gutegekwa kwa kabiri igice cya mbere, ibice bibiri. Gutegekwa kwa kabiri ibice bibiri, dusome umurongo wa mbere nanone kugera ku wa gatatu. Gutegekwa kwa kabiri ibice bibiri, umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Handitse ngo maze turahindukira tujya mu butayu, uca mu nzira ijya ku nyanja itukura uko Uwiteka yantegetse. Ni Mose wabivugaga abwira Abisiraheli. Tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, ni mucyamike mugende mwerekeye ikasikazi. Imana ishimwe. Amen. Yesu aravugana nawe nanjye ngo twambuke tujye hakurya. Aho twazengurukiye birahagije, imiyaga n'imiraba irahagije. Yesu aravugana natwe ngo twambuke tujye hakurya. Imana ishimwe. Amen. Benshi muri twebwe ni ababyeyi. Umuntu wese ajya anezezwa nuko umubyeyi yatera intambwe, ajya anezezwa nuko umwana umubyeyi wese ajya anezezwa nuko umwana yatera intambwe, agakura, akigira imbere, ntaguma aho yarari, agatera intambwe. Nibyo binezeza umubyeyi. Niba twifuriza abana bacu ibyiza bimeze bityo byo kwigira imbere, byo kunguka, byo gutera intambwe, Imana idukunda kurusha uko dukundana.
murumva twifuriza ibimeze bite? Imana nishimwe. Yesu arashaka ko twambuka. Amen. Kwambuka sinzi uko nabisobanura. Kwambuka tukajya hakurya, ku bwanjye numva navuga ko ni nko guhindura page, ugahindura page ukajya kuri page ikurikiyeho, cyangwa se ni nko gutera intambwe, ugatera intambwe ukava aho wari uri ugatera iyindi ntambwe ukambuka. Haleluya. Donc kwambuka tukajya hakurya ni ukuva mu byo twari turimo, cyane ibyatubuzaga amahoro, cyane ibyatubuzaga umutekano, tukambuka tukabirenga, tugahindura page, tukavuga ngo ase mwize nafu, birahagije. Yesu aravuga ati birahagije. Uri kubivuga buragorobye bigishwa, ariko nimuze twambuke tujye hakurya. Imana nishimwe. Amen. Yesu arashaka ko twambuka, kandi ntabwo siza ahantu uhagaze, siza aho uri, siza ibyo urimo, ariko icyo Imana ishaka ni uko wambuka ugatera intambwe ugahindura page ukajya hakurya. Imana nihabwa icyubahiro. Umva, mu buzima bw'umuntu hariho byinshi yakwambuka, nawe ubwawe hariho byinshi wumva wakwambuka, mbese hariho byinshi warenga, hariho byinshi wumva wasiga inyuma. Umuntu yabasha kwambuka intege nke ukazirenga, ukavuga ngo wa ntege nkewe, nasobanukiwe ko Imana ari iha intege abananiwe, kandi isobanukiwe ko utibashije Imana imwongerera imbaraga, ukambuka ukazirenga kuko wiringiye Imana itanga imbaraga. Imana nishimwe. Amen. Amen. Twakwambuka amaganya, ibidutera twabyambuka, cyane ko tutari twenyine. Yesu aravuga ngo twambukane, twakwambuka ayo maganya tukayarenga, twakwambuka ubwoba tugatera intambwe tukava mu bwoba tukambuka. Yesu ni izina ridutinyura mu bwoba dufite. Yesu ni izina rihumuriza ubabaye. Yesu ni izina ryiza ridutinyura mu bwoba dufite. Ni ku muririmbyi yaririmbye. Ubwoba wabwambuka. Nari ndimo mvuga ngo hariho byinshi wowe nanjye twakwambuka. Haleluya. Wakwambuka intimba, watera intambwe ukambuka, ukarenga izo ntimba, ukarenga imibabaro. Hari umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo z'agakiza, aravuga ngo yikoreye ibyaha byanjye ndetse n'intimba zanjye n'imibabaro yanjye yose, ngo byose niko yabyisizeho ngo ankize kandi ampa amahoro. Watera intambwe ukambuka izo ntimba, ukambuka iyo mibabaro, cyane ko Yesu akubwiye ngo ntabwo uzatembanwa. Tinova pakule, tinova pasombre. Watera intambwe ukambuka. Haleluya. Yesu arashaka ko twambuka. Hariho byinshi wakwambuka, nanjye hariho ibyo nakwambuka. Haleluya. Wakwambuka abo baguca intege, wakwambuka abo ngabo batajya bakubwira ibiri positive, ukambuka. Uzi ko mu buzima umuntu ajya ahura n'abantu bakambwira ngo ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho, nuzikamira n'ayimbwa. Abo babaho bajya bavuga amagambo aca intege. Abo nabo wabambuka ukabasiga inyuma, ukavuga ngo Yesu ni umwami. Dawidi yigeze yicara, abona ko abamuca intege babaye benshi, abona ko umuhiga bibaye byinshi, abona ko umuhangayikishije bibaye byinshi, maze yegera Imana aravuga ngo Mana we, Uwiteka Mana yanjye, iki nicyo kinyereka ko unyishimira, umwanzi wanjye ntavugirize impundu kunesha. Haleluya. Amen. Wakwambuka ibyo biguca intege, wakwambuka abo ngabo bakubwira ngo ntuzagera aha, ntuzagera aho wageze. Se uhageze kubera abo? Turabo turibo kuko Imana yabishatse, duhagaze uko duhagaze kuko Imana yabishatse. Nibiri imbere ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwacu. Tuvuka yari ahari, Imana yari iri aho ngaho, tuzahagera. Ibyo rero wabirenga ukabwira Yesu, ukababwira cyangwa ukabibwira, ukavuga ngo ndiho ku bwayo, nzabaho ku bwayo, uko Yesu ariho nzabaho. Wabisimbuka ibyo nabyo ukabyambuka, abo baguca intege ukambuka, ukongera ukambuka, ukabibwira ngo umva, nubwo munca intege, nubwo muntera ubwoba, hari icyo namenye mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 125:3 haravuga ngo inkoni
y'ubutware bw'abanyabyaha ntabwo izakomeza kuba ku mwanda w'abakiranutsi. Bagutesheje umutwe none, bigutesheje umutwe none, ariko humura nta kitagira iherezo. Yesu arakubwira ngo ngwino twambukane, bibwire ngumva ndazi ko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazaguma kuba ku mwanda w'abakiranutsi. Haleluya! Ngo kugira ngo abakiranutsi batarambura amaboko yabo gukora ibibi. Haleluya! Yesu ni muzima, wakwambuka ukareba igihugu. Yesu ni umwami. Yesu arakubwira ngo twambuke. Imana nishimwe. Nari ndimo nkubwira ngo hari ibyo wakwambuka, ibyo byose mvuze ndetse n'ibindi, ibyo byose wowe uzi, ibyanjye n'ibyawe biratandukanye, iby'umwe n'undi biratandukanye, ariko uko biri kose Yesu yaravuze ngo ntabwo uzarohama, ntabwo uzahera mu mwijima. Yesu arakubwira ngo twambuke tujye hakurya, kandi ni wowe nanjye. Haleluya! Amen. Nasomye inkuru z'umuntu bita Yabesi. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 1:10, Yabesi iryo zina ngo risobanurwa ngo umuntu wavukiye mu gahinda. Yamaze kuvuka asanga ngo izina rye risobanura agahinda. Nyina amuhaye ubuhamya aravuga ati nakwise gutya nyine kubera ko nakubyariye mu mubabaro. Yabesi abyitegereje hari aravuga ati uyu mubabaro ndatinya ko uyu mubabaro uzankurikirana wa mama, ndatinya ko uyu mubabaro wo mu muryango w'iwacu uzankurikirana. Ngomba kwambuka, ngomba kwinginga Imana ikamfasha. Maze amenya ibanga, arasobanukirwa, amenya ko uri kumwe n'Imana adasombura, adakuma mu mwijima, atarohama, atitaye ku byo nyina amubwiye, atitaye ku byo abona avukiyemo. Aravuga ngo ngiye gusenga Imana. Namutekerejeho mu byifuzo bine yasabye Imana. Aravuga ngo Uwiteka, ngo icyama ukagura imbago zanjye, ngo icyama ukama umugisha rwose, ngo icyama ukuboko kwawe kukabana nanjye, ngo icyama ukandinda ibyago ntibimbabaze. N'ibyifuzo bine yasengeye. Maze ahasoza uwo murongo wa 10 hakavuga ngo Uwiteka amuha byose yamusabye. Haleluya! Yesu ngo Uwiteka, amenya ko ku Uwiteka hari ubutabazi. Imana ishimwe. Wabwira Yesu ukamubwira, ugasenga utyo, ukamubwira ngo nubwo bimeze gutya, hari abambwira ngo sindamuka, hari abampa iminsi, hari abagira batya, Uwiteka icyampa ukagura imbago zanjye mu mwuka no mu mubiri, icyampa ukampa umugisha rwose, icyampa ukuboko kwawe kukabana nanjye, icyampa ukandinda ibyago ntibimbabaze. Haleluya! Ngo Uwiteka arabimuha. Imana nishimwe. Imana Yabesi yasanze ntabwo yahindutse. Yesu arakubwira wowe nanjye ngo emera utere intambwe. Haleluya! Maze umwegere, hanyuma ngo mwambukane mujye hakurya murenga ibyo ngibyo. Haleluya! Haleluya! Amen. Twasomye mu gutegekwa kwa 2, ntabwo ndi butinde bikabije. Twasomye mu gutegekwa kwa 2 muri biriya bice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Imana yitegereza Abisiraheli imaze kubakura mu gihugu cya Egiputa cy'uburetwa, irababona ngo ibona uko bagenda, imaze kubashyira mu nzira baragenda. Hariya muri kiriya gitabo Mose yari arimo aho ubuhamya Abisiraheli, ababwira uko byagenze, ababwira ngo indaro waraye, ababwira ngo aho banyuze. Sinzi indaro waraye, sinzi indaro waraye, sinzi iminsi yo kuzenguruka kwawe, ariko ngo bigeze hariya Mose yavuze ngo nuko tuzenguruka inyanja itukura, ngo igihe kirekire. Niko twasomye ngo noneho igihe kigeze Uwiteka tugirira imbabazi. Ngo aravuga ngo dore aho mwazengurukiye, igihe mwazengurukiye kirahagije, mbagiriye imbabazi, noneho ni mucyamike. Mu Gifaransa baravuga ngo tournez-vous, mwarazengurutse bihagije, ariko noneho ni muhindukire mucyamike. Haleluya! Amen. Imana irabona ko ibyo tuzengurutsemo tubimazemo igihe kirekire. Imana irabona ko ibyo uzengurutsemo ubimazemo igihe kirekire. Irakubwira ngo tambika, cyamika. Imana ishimwe. Imana irakubwira ngo nucyamike. Imana irakubwira ngo tourne. Ikintu cyantangaje aya magambo nkuko nkunda kubivuga,
aya magambo yose ni ordre Imana yatangaga, na Yesu ni ordre yatanze, mbese ni imperatif. Ni ukuvuga ngo gucyamika cyangwa gutuhuna mu byo twari turimo, gutuhuna mu ibyo turimo bitugoye, ni ubushake bw'Imana iradutegeka, kuko idashaka ko turohama. Ubushake bw'Imana si uko turohama, ubushake bw'Imana si uko tuguma daronwa, ubushake bw'Imana si uko dupfira mu mubabaro. Niyo mpamvu Yesu yabyishyizeho. Rero Imana itegeka Abisiraheli, irababwira ngo birahagije, mwarazengurutse bihagije, noneho tuhunevu, ndabategetse nimutuhune kugira ngo imitima yanyu iruhuke. Haleluya. Yesu nawe yarategetse hariya muri Mariko, aravuga ngo umva buragorobye, ariko twambuke. Passons à l'autre bord, twambuke. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo kwambuka, guhindura gutera intambwe, guhindura page ni itegeko ry'Imana. Imana ntabwo ishaka ko tubabarira muri ibyo, Imana ntabwo ishaka ko tuguma gutyo. Nasomye mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, harambwira ngo Imana ntinezezwa no kubabaza umuntu iteka. Haleluya. Ibice bitatu, ngo naho yababaza umuntu, inshuti zanjye, ngo igeraho ikamugirira ibambe, ngo nk'uko imbabazi zayo zingana. Rero Imana irashaka ko twambuka, tukambukana nayo, Yesu arashaka ko twambuka tukambukana nawe, tukaruhuka mu mutima. Haleluya. Kwambuka ni itegeko rya Yesu, kwambuka ni itegeko ry'Imana, c'est un ordre. Haleluya. Imana nishimwe. Hanyuma ndashaka kuvuga kuri ya magambo twasomye muri Mariko. Kubera iki Yesu yababwiye ngo bambuke? Kuki yababwiye ngo bambuke? Iyi nteruro ari nayo sije yacu nayikunze cyane. Kubera iki nayikunze? Yesu ntabwo akubwira ngo ambuka, ngo akubwira ngo va à l'autre bord. Ntakubwira ngo mbuka ujye hakurya. No. Aravuga ngo wowe nanjye, haleluya, twambuke. Nije na Yesu, ntabwo ndi jyenyine. Ari ikintu kinejeje. Yesu arashaka ko yewe nawe twambuka. Yarababwiye rero ngo twambukane kubera yuko bagombaga guca mu nyanja. Umva, umuntu yambuka nyine ajya hakurya, ntawe ujya yambuka atambutse nyine inyanja. Ntawe ugera à l'autre bord atanyuze mu nyanja. Ntawe unyura à l'autre bord atambutse umugezi, atambutse ikiyaga. Umva mbabwire, abantu bo mu Rwanda bari hano murabizi, ni Nyabugogo, ni Nyabarongo. Umugezi wa Nyabarongo nubwo ari umugezi, murabizi ukuntu ujya wica abantu kandi ari umugezi. Imana idufashe. Abinyanja bo murabizi ukuntu inyanja umva, amazi y'inyanja nta cyizere, mu kanya gato ubona ituje, ariko mu kandi kanya bikibirindura, ikihinduranya. Imana nidufashe. Ngewe ahantu mvuka, province yacu ikora ku kiyaga. Ikiyaga cya Kivu nacyo tugikoraho, ariko ibiyaga nabyo, amazi y'ibiyaga aruha abantu. Mbibabwira mfite amateka, mu gitondo batwigishije ngo hari icyumba cy'amateka. Amazi y'ikiyaga cya Kivu nanjye nyafiteho amateka, ajya yihinduranya, ndabizi. Umunsi umwe yari yihinduranije, atwara ma grande sœur, yambutse ajya hakurya. Mu gihe yambukaga agaruka, amazi arihinduranya ari hagati. Ayo mazi antwara ma grande sœur, aragenda asiga abana 7. Amazi amutwara afite inda y'amezi 8, ariko aragenda. Ntiyagiye wenyine, bagiye ari 5. C'était triste. Cyo gihe ku itorero ry'iwacu twashyinguye abantu 5. Navugaga amazi y'inyanja, navugaga amazi y'ibiyaga, kuntu atarayo kwizerwa. Binjiyemo babona bidakabije, babona amazi ari meza, ariko ngo bagere hagati, amazi arihinduranye. Rero nshuti zanjye, Yesu yarababwiye ngo twambukane mwebwe nanjye, kubera ko yarazi uko inyanja amazi yayo atarayo kwizerwa. Iyi nyanja turimo none yagusekera. Isi turimo ni inyanja, none yagusekera. Ukabona ni byiza, ukabona ni wowe uriho,
ukabona ni wowe utunze ndetse wanarangara ukagira ngo ibintu ni ibyawe. Ndaguhendahenda muri iyi nyanja wambukanemo na Yesu, ugendane na Yesu, irihinduriza nk'ikirere, ntawe umenya uko ihindutse. Imana nidufashe. Twasomye rero n'ubundi ko babigishwa barimo nabo bagezemo y'amazi yarihinduranije nk'uko ndi kubivuga, ngo bagiye kubona ngo babona ngo byiteye hejuru, ngo babona ngo birahindutse, ngo barumirwa, ngo barayoberwa, amazi arahinduka, ubwato ngo bushaka kurengerwa. Yesu ngo yiryamiye ku musego, bajya kumureba, Yesu urahari? Ntabwo ubyitayeho? Bite turi gupfa? Ntabwo ubona ko turi gupfa? Yesu ngo arakanguka ngo agira cyangwa aravuga ariko se mwebwe bite? Niki gikomeye gihari? Nubwo ubona bimeze uko, niba uri kumwe na Yesu humura. Ikibazo nuko ushaka kugenda mu bwato wenyine, numusigarera amazi y'inyanja ntabwo wayashobora. Iyi si turimo ni inyanja, ihinduka nk'ikirere, ihinduka uko yiboneye. Uyu munsi iraseka, uyu munsi iratuza, ariko yibirindura rimwe, ibirimo byose bikabirinduka. Imana nidufashe tugumane na Yesu ntacyo tuzaba. Haleluya. Mwimagine situation bariya bigishwa bamaze kubona bibacikanye, bakajya gukangura Yesu ngo nyamuneka nukanguke udutabare turimo turapfa. Yesu arakanguka ngo abwira inyanja ngo tuza. Haleluya. Arayibwira ngo nutuze. Noneho ni mwimagine situation iyo bariya bigishwa baba bambutse bonyine batari kumwe na Yesu, bura bari guhamagara nde? Ndaguhendahenda kubw'imbabazi z'Imana ngo wambukane na Yesu, mujyane mu bwato bwawe muri iyi nyanja. Haleluya. Kandi Yesu nawe niryo tegeko yaduhaye ngo twambukane. Yesu arashaka ko twambukana. Icyo rero nicyo cyatumye, kuko yarazi situation iri bube, uko yarazi amakuru yo mu nyanja, nawe azi amakuru yo mu nyanja urimo, azi uko ejo bizaba bimeze, wowe ntabwo uhareba. Niyo mpamvu ari kuguhendahenda ngo tera intambwe unyemerere twambukane, azi uko ejo bizaba bimeze. Mwemerere rero mwambukane. Ikindi cya gatatu cyatumye Yesu ababwira ngo nimuze twambuke tujye hakurya. Hakurya hari umurimo ukomeye. Iyo ugeze hakurya uhakora umurimo uruta wakoraga hano. Imana ishimwe. Iyo wambutse ukava mu ntege nke ukambuka intege nke, winjira mu mbaraga uzihawe na Yesu. Iyo wambutse ukava mu bwoba wambukanye na Yesu, ubona gutinyuka. Haleluya. Iyo wambutse ukava mu gutinya no kutizera no kwiganyira, wambukanye na Yesu, winjira mu byiringiro bizima. Haleluya. Ukinjira mu guhamya, ugahamya mu bandi ibyo Yesu yagukoreye, maze haleluya, habadata, abantu bakaza kuri Kristo. Hakurya arotre bord harimo umurimo ukomeye Yesu ashaka ko twambuka tukajya gukorana. Bageze hariya hakurya ngo basanzeyo umuntu wari urwaye abadayimoni ngo bateye ubwoba. Yabaga ngo mumva niho yaratuye, niho yiberaga. Nta munyururu n'umwe washoboraga kumuboha atawuciye. Ariko uriya munsi Yesu aravuga ngo twambuke, uriya nawe akwiye kubohorwa. Inshuti zanjye, hakurya arotre bord nitwambukana na Yesu hariyo umurimo, hariyo umudugudu. Haleluya. Hariyo ibindi dukwiriye gukora. Yesu aradutegeka ngo twambuke. Imana ishimwe. Yesu aratubwira ngo twambukane. Ndaguhendahenda nshuti yanjye kugira ngo wemerere Yesu twambukane tujye hakurya. Ntiwemere kujya mu bwato wenyine, harimo imiyaga, harimo imiraba. Iyi nyanja iteye ubwoba, iyi si iteye ubwoba, ntabwo ubimenye uko bigenda, iragusekera, wapi ejo kumirwa. Ariko iyo uri kumwe na Yesu, aba Yesu ntabwo duhindurwa n'ibihe, aba Yesu ntabwo dukangwa na biracitse, kuko Yesu arahari. Yaravuze ngo tinova pakure, ntabwo uzaruhama nimuba muri kumwe. N'iyi miyaga n'imiraba byazikuka, Yesu aturisha inyanja ikamwumvira. Niba muri kumwe ntabwo uzaguma daronwa, ntabwo uzaguma mu mubabaro. Umwizere kuko aragukunda. Nuhura n'akaga, nuhura n'ibikubabaza, turi mu nzira ntabwo bizabura. Metino va pas sombre, ntabwo yavuze que tu vas sombre, ntabwo yavuze kuzaroha. Niyo byaba byinshi, no, upfe kuba wambukanye na Yesu gusa. Yesu arahara azagufasha. Yesu rero nagufashe, Yesu naguteza intambwe, wambukane nanjye
twambukanye na Yesu maze tujye hakurya tujye gukora uyu murimo. Haleluya. Amen. Ndangirije kuri verse iri mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa mbere, haravuga ngo nicyo gituma dukwiye kuba turetse kuguma mu bya mbere bya Kristo. Yes. Nubwo waba wumva uri kumwe na Yesu neza, bimeze neza mu murimo uri gukorera Imana, ariko Yesu ntashaka nawe kugumaho. Tera intambwe, arashaka ko muterana intambwe ukajya hakurya. Urabona bigenda neza, ni byiza. Fatana na Yesu mu ntoki, mukorane ikipe idatsindwa, mwambuke mujye hakurya. Nta na rimwe akunda ko tuguma mu bya mbere, mu bya kera, ko tuguma mu buhamya diriye 5 ans. Imana irashaka kukuremera ubundi buhamya bushyashya, wambukanye nawe mujyanye hakurya. Imana nigufasha. Narasomye Abagalatiya 4 umurongo wa mbere, uravuga ngo nubwo waba umwana ukabura umuragwa, nubwo waba umukozi w'Imana, nubwo waba umeze ariko ugakomeza kuba umwana, ntutere intambwe ngo uhindure page ngo wunguke, ngo ntawe ubutandukaniye n'imbata cyangwa umugaragu. Imana nigufashe wowe nanjye, hanyuma twambuke tujye hakurya tujyanye na Yesu. Imana nibaha umugisha, Imana nidufashe, nitwemerere Yesu duterane intambwe nawe, kandi arabidutegeka. Umva, iyo umwami ategetse nta wabura kumwumvira. Twambukane nawe, aravuga ngo nimwambuke. Igihe wazengurukiye kirahagije, igihe wazerereye kirahagije. Misi y'uruzerero, indaro waraye ni nyinshi, ariko Uwiteka abwira Abisiraheli bo muri icyo gihe ngo imisi y'uruzerero irahagije, nimucyamike. Tournez-vous. Imana nitishaka kuri mwene data turi kunyumva, Imana nitishaka kuri wowe turi kumwe muri uyu mwanya. Irabizi ibyo twazerereyemo, irabizi ibyo twabayemo, none iradutegetse ngo tournez-vous, nimucyamike. Iratubwiye ngo nimwambuke. Icyizere subiramo cyiza kimfasha nuko Yesu atavuze ngo ambuka wenyine, yaravuze ngo wowe nanjye ngwino twambuka. Yesu nabaha umugisha.